byiza bakurikira ubukungu talks nanone reka tubahe update kagezweho ku makuru yari bacicikana hajyanye n'intambara yo muri Ukraine. Inkuru ya mbere y'ingenzi ya nkuko abenshi mwagiye mubibona mu makuru byagaragaye yuko yirwa ruganda rwo muri Azovstal cyangwa se muri Mariupol babasirikare bari mu ruganda byarangiye bavuyemo, ariko ntago ari hariya gusa. Kiriya gice nyine nk'uko twabivuze muri Mariupol nta gice cy'ingenzi cyane. Abakurikiye ibiganiro dukuranga twabisobanuyemo muri detail kubera icyo bisobanuye ku ntambara. Ushobora kureba hariya kuri ikiganiro twakoze ku byerekeye na phase ya kabiri y'intambara, ariyo bari barimo cyane yo kugenda bafata ibice by'amajyepfo bakomeza bajya gufata n'igice cyo muri Luhansk. Rero uko twababwiye Donbas region, nyuma y'uko muri Azovstal abasirikare baho Zelensky ategetse ko baba bahagaze mu gihe bari gukora amaregroupage n'uburyo bongera bakayisubiza, kuko gahunda nayo Ukraine irabizi yuko ntabwo ari ukurekura kiriya gice kuko ni icy'ingenzi cyane kuri bo. Twongera tukivuga yuko n'Uburusiya binyuze mu buyobozi cyangwa se Minister of Defense cyangwa se Ministry wabo w'ingabo yongeye kwemeza yuko gahunda ikomeje yo kongera gufata igice cya Donbas cyose. Ahangaha yabivuze nyuma yuko bemeje yuko gahunda yo gufata igice cya Luhansk ikomeje, nubwo biri ku giciro cyo hejuru. Kugeza ubu ngubu abarenga 100 bavuze ko bitabye Imana b'abasivile, ndetse n'imirwano irakomeje cyane kubera ko hagaragaye ibisasu byinshi byari byatewe muri uriya mujyi, byerekana yuko ibintu ntago byoroshye. Hari nayo mpamvu Ukraine ubu ngubu nayo yize ubwenge, yabonye yuko Abarusiya bari gushaka kwinjiza ibindi bitwaro byinshi cyane bikomeye, nibwo nabo bize ubwenge nabo bajya babakora kwa kundi wakira ibikoresho byaba bikigera mu gihugu bakahita babituritsa mbere yuko bikoresha. Abanya-Ukraine nabo bahagari bagiye baburizamo amabrende n'izindi modoka z'intambara zari ziri kwinjira zinyuze mu cyangwa se ku cyuzi cyane cyangwa se umugezi wa Silverkil Donets. Aho ngaho ni mu gace k'uburengerazuba bwa Severodonetsk. Ahangaha bamaje kuhita baburizamo imodoka yari itwaye ibitwaro, ku buryo Abarusiya bamwe bahaburiye ibyabo byinshi nanone nk'uko bigomba kugenda mu ntambara. Ahangaha ikindi kintu nanone twahita twibutsa, igihe intambara igikomeje abenshi bibaza kazoza uko Ukraine izava hasi cyangwa se izishyura biriya bintu sasu byashyize hasi igihugu. Ahangaha ikintu twakubwira ni uko G7 biriya bihugu nonaha abayobozi bamwe mu bayobozi babyo ntabwo ari abayobozi b'ibihugu, abaminisitiri ndumva bafite aho bahuriye n'imari z'ibihugu bavamo uko ari G7 nk'uko mubyumva nyine. Bemeje yuko bagiye gufasha Ukraine mu buryo bwo kubaha miliyari zirenga 20 z'amadolari. Ibi babitangaje ubwo bari inama yabo yari ikomeje muri Berlin. Anga nyuma y'ibi ngibi by'amafatu kivuga ku by'amafaranga, Amerika binyuze muri Sena yabo nabo bamaje kwemeza yuko arenga miliyari 40 ajya mu bufasha bwari bwo bwose bufasha byerekeye n'igisirikare ndetse icyerekeye n'ibikorwa byo gufasha abantu cyangwa se ikiremwa muntu kiri guhura n'ibibazo by'intambara. Nabo bemeje yuko miliyari 40 tayari z'amadolari nazo zigomba kujya muri Ukraine. Gusa dukomeje nanone dushobora kubabwira nanone izindi nkuru zikomeje gucanga abantu. Hari ibitwaro Ukraine yakomeje kwinginga isaba bonge abadage uko babaha ibyo. Rero ibyo bintu by'uko basabye Ubudage uko babaha ibyo bikoresho, Ubudage burabyanga. Ibintu byarakaje umwe mu bahagarariye Ukraine mu Budage, aho yabwiye Abadage uko batarimo barabikora neza cyane dore yuko muri iyi minsi nanone na Amerika nayo yashinjwe yuko hari ibitwaro bya karabutaka iri kwirinda kujyana hariya. Bamwe mu basesenguzi bavuga yuko Amerika nyine itarumva yuko ari ngombwa yereka isuko bikoreshwa, cyangwa ko bakomeje guha Ukraine ibisasu bifite aho bihuriye nuko intambara Abarusiya bayirwana cyane bakoresheje ibikoresho byari nako kuntu twagiye kurikirana neza uburyo igisirikare cya Ukraine cyagiye cyitoza gikoresha ibikoresho
bimenyerewe mu ntambara cyane cyane zirimo Uburusiya, yaba uko bizigaragaje mu ntambara ya mbere y'isi, igihe ntambara ya kabiri y'isi ndetse no mu ntambara y'ubutitsa, gukomeza n'uyu munsi igisirikare cyabo gikunda gukoresha ibikoresho na innovation cyangwa se udushya dukomoka mu gihugu cyabo. Hano hari iyindi nkuru nanone tuyagenda tutakubwiye. Nyuma y'uko ya Finland ndetse na Sweden zikoze application cyangwa se zisabye y'uko zajya muri NATO, ariko zigashyiramo kondisiyo y'uko batazigera bashyira ibirindiro byabo yaba ibya nuclear cyangwa se ibya gisirikare mu gihugu cyabo, ahubwo bazajya baza bagafatanya n'ibisirikare byabo gukora ama operation. Ibi nabyo biri mu rwego rwo gutuma Sweden nyuma y'igihe kirekire cyane ku isi nayo yisanze igiye kujya muri uyu muryango wa NATO. Umwanalist umwe niwe wabivuze ati kujya muri NATO ntabwo ari ugutanga amahoro, ahubwo ni ukumenya yuko bigiye kujya bisobanura yuko hari intambara uzajya urwana ku bw'impamvu y'ibyiza by'igihe kirekire. Rero ahangaha Finland yisanze Abarusiya noneho nk'uko Putin yabahaye warning, byisanze noneho Putin atangiye guhagarika yuko gaze ijya muri iki gihugu nyuma yuko kampani izwi ya leta igemura gaze yitwa Gusum. Iyi ngiyi yemeye yuko izakomeza guha abaturage gaze, ariko ikizwi nuko ahangaha Ive yavaga mu Burusiya bagiye kuyikata, dore yuko nabo bananze kwishyura mu marubo nk'uko Putin yakomeje abyifuza, ntabwo ashaka kwishyura mu mafaranga y'ibindi bihugu. Ahubwo ikindi kintu ahangaha nanone twarebamo, nyuma y'uko Putin nyine abakatiye na Sweden, nanone Putin yongeye kugerageza gushyira ibirindiro hafi y'ibi bihugu bya Sweden, agerageza kuhakubita ibirindiro by'ibisasu bya nuclear mu buryo bwo kubatera ubwoba. Ariko uko bigaragara uko bakomeza gutya biri gupushinga bino bihugu gushora cyane mu byerekeye n'intambara, bigerageza kwirinda yuko ikibazo icyo ari cyo cyose gishobora kuza kikashyira hasi ibyo bubatse, cyane cyane n'ibyo baba bizereramo bizwi nka demokarasi. Ciao shalom, nawe utaha. Izi ni inkuru zije zihuta, buri muntu wese aba akwiriye kuba yamenya ukurikirana intambara uko iri kugenda izamuka muri Ukraine.